hanyuma uwo nguwo wenyine Bahati Mbaya yisanga muri stade. Ariko uriyumvisha icyo kintu twajyaga tubona abageni donc abasore barongoye ateruye umugeni ariko hasi ukabona akabanda yabyutse. Ibaze umugeni, ibaze umusore waruzi ko agiye kurara yirwanaho ku bintu yari yatangiye inkwano yagize gute, yarangiza akarara muri stade we. Ariko kuki nta mpuhwe mugira, mwagiye muca inkoni zamba yewe tata yakora reka mbabwire. Hano ubukwe bundi ni igikorwa cyera, ni igikorwa gitagatifu. Ubukwe ntago ari ikintu cyatangijwe n'abantu, nawe nicyo kikugarukira. No kuvuga ngo kubaha abaturage uyoboye ntago byakagombye kugarukira gusa kugutinya cyangwa se umva byewe hariya nahindutse nk'igishushushungwe. Uraza umugeni muri stade igo yewe no quand même namwe muri ababyeyi abashinzwe umutekano harya bamwita ngo icyo wa mugabo di CP Kabera rwose personnellement bon njyewe ku gitekerezo naguha jya wihangana ushyiremo n'akantu ka tolerance, kuko udakosa ntabakora. Kuvuga ati ko ingagi batazibuza kororoka, twebwe bakaba batubuza kororoka bite? Twahanye ibitekerezo nyine bitandukanye, nubwo tudashaka kuzageraho ngo duhuze 100%. Bakobwa birirwa mu mageto mugenda mu gitondo na nimugoroba, uyu muti ntabwo wagufasha kugira ngo akwanga ndumvikanye neza simbizi nyine nawe igifu kivangurira ariko Bonjour ou bonsoir selon le temps, selon l'occasion, selon le moment. Byaterwa naho uherereye bitewe na gace mu gace nyine isaha mufite no kumva ko ubwengo waramutse cyangwa se wiriwe. Nizere ko mumeze neza rero, nizere ko mukomeye, nizere ko ibintu byose ari byiza kandi aho bitari byiza nabwo mwihangane. Turabasuje rero cyane mwese, abari muri Kigali, abari muri mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu duturanye, abari hirya no hino ku isi, mwese turabashuhuje tubabwira ngo mukomeze nyine kumererwa neza. Uyu munsi turagarutse ni muri ya programme twihaye ya dukora umuti, kuko ubwo ikindi kiganiro nabahayemo ibijyanye n'imyemerere cyo ntabwo ndagisubukura kuko hari ibintu ntari nanoza neza kandi ndashaka kujya mbaye ibintu nabanje gutegura neza. Rero mwese ndabashuhuje kandi wumve ko uherereye, niba uri umukunzi wanjye ngushuje, niba uri umwanzi wanjye wumve ko ngushuhuje, kandi mwumve ko nyine bimeze gute se. Nizere ko abantu twarangiye umuti ubushize, umuti turadushishwa tw'amagi. Nibagiye kureba neza ibibazo mwagiye mubaza, ariko hari ibyo nashubije ku rubuga, wajyaho ukareba niba uzi ko hari ikibazo wari wabajije, ujye ku rubuga urebe, urasanga nagusubije. Hari abatangiye kuduha ubuhamya batubwira ko byabafashije. Umuntu umwe watubwiye ko rwose mu minsi 3 amaze afata uwo muti yumvise hari impinduka mu buzima bwe. Yego rero uyu munsi tuje nanone kubaha uwundi muti, turawubabwira mu kanya, ariko turagira ngo tubanze wenda dukomoze ku kantu gato kubiri kuvugwa, kuko buriya nabyo biba bikenewe no kumenya impamvu biba biriho. Inkuru irimo kuvugwa cyane ni y'abageni muri weekend barajwe muri stade kuko barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cyitwa COVID-19. Hanyuma nyine abageni barazwa muri stade, abantu benshi bakaba bacitse ururondogoro. Ariko mu bantu benshi bacitse ururondogoro navuga ko harimo abavuga ukumva barishimye, ukumva bishimiye ko icyo kintu cyabayeho, ukumva nta n'inkoni zamba, ukumva nta miyaga, ukumva nta simbizi. Buri muntu afite ukuntu yumva ibintu, wenda kubera ko wahita unsubiza ukambwira uti n'icyorezo nta miyaga kigira cyangwa se nta mbabazi kigira. Ariko ntabwo ntekereza ko kwishimira ibyago bibaye kuri bagenzi bacu ari byo byatugira abantu beza, cyangwa se ngo bitugaragaze nk'abantu bazi kumvira kurusha abandi. Ko nabonye abantu bakoresha amagambo
pe nzi neza ko wazi n'Ikinyarwanda ariko bakoresha amagambo asesereza ngo umugeni yaboroze, ngo ariko ntibyabujije abashinzwe umutekano kumutambikana. Iyo mvugo kweri we okereka tuvuge rwose umugeni ko ari mu makosa, kuko ahangaha ndirinda kugaragara nk'umunegationiste cyangwa umuntu wenda ushaka gufata ibintu uko bitari, sibyo? Reka tuvuge ko umugeni ari mu makosa, cyangwa se tuvuge ko ari bya bindi nyine YouTube dusigaye dusabwa gushyiraho amatitre ari butume umuntu yifuza gufungura iyo nkuru ngo arebe. Ariko se niba niyo twaba kugira ngo dushitura abantu, koko nibura ntabwo twatekereza kuri uriya mugeni ngo twumve tumugiriye ikigongwe. Koko simbizi, bon byaterwa na buri muntu ukuntu yumva ibintu, ariko njyewe perso byambabaje ntabwo byanshimishije. Kandi nyine ubona bon ubundi bukwe bw'abandi bantu bugatambuka neza, parce que hari uburyo nyine basabye inzego, hari uburyo bagaragaje, cyangwa se hari uburyo bakurikije amabwiriza, bo ntibagerwaho n'ingaruka. Twifuriza cyane witwa Gerard Mbabazi urugo ruhire, nawe ndumva yararushinze muri weekend, ndetse n'abandi batandukanye. Hanyuma uwo nguwo wenyine Bahati Mbaya yisanga muri stade. Ariko uriyumvisha icyo kintu, twajyaga tubona abageni donc abasore barongoye ateruye umugeni, ariko hasi ukabona akabanda yabyutse. Ibaze umugeni, ibaze umusore wari uzi ko agiye kurara yirwanaho ku bintu yatangiye inkwano, yagize gute, yarangiza akarara muri stade we. Ariko kuki nta mpuhwe mugira? Mwagiye muca inkoni zamba, yewe tata yakora. Reka mbabwire, umva jewe hariya nahindutse nk'igishushushungwe. Uraza umugeni muri stade igo yewe no quand même. Namwe muri ababyeyi abashinzwe umutekano, harya bamwita ngo icyo wa mugabo di CP Kabera rwose personnellement bon njyewe ku gitekerezo naguha, jya wihangana ushyiremo n'akantu ka tolerance, kuko udakosa ntabakora, cyangwa se nanone navuga ko ntabwo umuntu ashobora kuba mwiza 100%. Donc hazemo mu bintu tuba turimo gukora, kwirinda icyorezo, kugira nibyo koko, nibyo tugomba kwirinda, tugomba gufata ingamba. Niyo mpamvu urangiye mutakibona mpa kuva mu rugo, nkora utuntu twinshi nkadukorera mu rugo kugira ngo byorohe, kugira ngo ne kujya kubangama ingendo zitari ngombwa pe. Narazigabanyije mu buryo bwose bufatika, cyangwa se nari nsanzwe n'ubundi nta nizo ngira. Ariko gufunga abageni umunsi wa mbere w'abantu bari bagize union legale, ukabafunga, pana kubafunga, ukabaraza muri stade, no simbizi. Bon nyine ubutaha rwose mujye mugerageza mushyiremo, cyangwa se niba ari n'isomo mushaka gutanga muritange, ariko mugaruke no ku marangamutima yabo murimo guhana. Kuko gukomeretsa ibyiyumvo by'umuntu akwa bon ntago mbona ikiza cyabyo, ntago mbona akamaro ko gutuma abantu bagira imitima ishengutse, bo abantu bagira imitima ishegeshwe, abantu bakagira imitima iboze, abantu bakarya umutima amenyo, abantu bagasigara bumva baranze ubuzima. No, irega icyorezo kirahari, je veux bien, ariko nikimara gutuma abantu bageze ubwo banga ubuzima, bakumva banzi isi, bakumva banze aho bari, bakumva banze aho bahagaze, bakumva banze everything, ntago ntekereza ko aribwo tuzaba turimo kubaka neza. Simbizi kwari kugira ngo nyine mbinyureho gatoya, kuko njyewe ku bwanjye rwose ntago mbona ko bakoze amakosa, bagiye muri reception, bakoze ibirori bitemewe bagize, ariko hari icyo binakwitirenga yobora cyakabaye kirebwaho. Noneho ukavuga uti nubwo bwose angara amakosa turabitangaza, turabishyira hanze, tubihe n'abandi somo, ariko tugaruke dukore kibyeyi, kuko hano ubukwe bundi ni igikorwa cyera, ni igikorwa gitagatifu. Ubukwe ntago ari ikintu cyatangijwe n'abantu,
ubukwe ni donc abantu benshi ukuntu babyemera simbizi, wenda byaterwa n'ukuntu buri muntu abyemera. Abantu benshi bemera ko ubukwe bwatangijwe n'Imana. Rero igikorwa cyatangijwe n'Isumba byose, uhoraho ushobora byose, rurema rugira, ntabwo uba ugomba kukivogera uko ubonye, uko uwo waba uri we wese, kuko hano tugira abategetsi tukagira abayobozi, ariko nabo bafite ubuyobozi bukuru bubakuriye, keretse niba mutemera Imana. Wenda mubaye mutemera Imana ubwo nyine bwaho ngaho nakwifata, ariko niba twemera ko Imana ishobora byose, umuremyi, usumba byose, cyangwa se, ariko nzanenda kuvuga amazina y'abanyamahanga, tuvuge imbaraga donc roho isumba izindi roho zose, cyangwa se roho ikuriye izindi roho zose. Niba mwemera ko iyo roho ikuriye izindi roho zose ihari, twakagombye kugerageza kugirirana neza. Erega buriya ibintu byose iyo tuvuze ngo loi d'attraction, abantu benshi bakunda gukoresha loi d'attraction bireherezaho ibyo bashaka ko bibabaho, ariko nanone loi d'attraction twavuga ko ari uburyo isi ikoze, ku buryo isi ifite pesanteur. Icyo ujugunye mu kirere ntabwo kiguma ari mu kirere, ahubwo kirakugarukira, sibyo? Ni ukuvuga ngo ibintu uha abandi nawe nibyo bikugarukira, ibyo ubwira abandi nawe nibyo bikugarukira. Urukundo ubaha nirwo rukugarukira, icyubahiro ubaha nawe nicyo kikugarukira. Ni ukuvuga ngo kubaha abaturage uyoboye ntabwo byakagombye kugarukira gusa kugutinya, cyangwa se gukora ibintu bituma abantu bagutinya. No, icyorezo kirahari, ariko tukirinde mu buryo butuvuye ku mutima, mu buryo bwuje urukundo, twirinda ko byaduturukaho ngo twanduza abandi, twirinda ko byaduturukaho ngo tuba ari twega tukinjiza muri quartier. Ibyo bintu tubikoreshwe n'urukundo kurusha uko tubikoreshwa no gutinya cyane ibihano byatugeraho. Ibihano nabyo byagira, ariko buriya nje ntekereza ko urukundo rugira urukundo, imbabazi bifite uburemere bukomeye cyane kurusha ibitambo twatamba muri situation iyo ari yose twaba turimo. Nizere ko ntarambiranye, kubera ko hari ukuntu ntangira kuvuga nkumva amagambo ari bon. Uyu munsi turaganira ku kintu kijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage, cyangwa se croissance démographique. Nababwiye yuko ngiye kujya mbaha bonus kuri finale ya buri kiganiro n'ibizajya binkundira. Bakavuga ko ngo abantu ngo ni benshi ku isi, hakaba hari na raporo zitandukanye, usibye ko nazo zivuguruzanya. Hari raporo ya ONU yagaragaje yuko ngo niba dukomeje kwiyongera muri ubu buryo, kanze ndebe, raporo ya ONU yo muri 2017 biremeye, yo muri 2017 ivuga ko icyo gihe 2017 twari miliyari 7.6, hanyuma ngo muri 2030 zizaba miliyari 8.6, mu bihumbi 2050 zizaba miliyari 9.8, hanyuma mu bihumbi 2100 zizaba ari miliyari 11.2. Aha rero hano wenda mpereye kuri icyo kintu kijyanye na croissance démographique, uburyo bagenda bayibara bavuga uburyo abantu biyongera, ko nibakomeza kwiyongera muri ubwo buryo bizaba bibi, bizagira gute. Ariko nanone ugasanga abantu ku isi ntabwo biyongera kimwe. Hari uduce biyongeramo cyane, hakaba n'uduce batiyongeramo cyane, bitewe n'agace, bitewe n'imyumvire, bitewe n'imyemerere. Wenda reka mpera kuri icyo ngicyo cy'imyemerere. Impamvu nkoze kino kiganiro nuko mu by'ukuri ntemeranya n'abantu bavuga ko twakagombye kororoka tukuzura isi. Ntabwo nemeranya nabo, ariko nanone ntabwo nemeranya nubwo bwose nyine baba bavuga bati twakoze imibare, twakoze ubushakashatsi, twabonye abantu mu 2100 bazagera kuri miliyari 11. Bien, ibyo ngibyo birumvikana, ariko nanone hari ubundi bushakashatsi nanone nasomye nabwo bwagaragaje ko ni yujano muri Afrika usanga umugore asigaye abyara abana bakeya ugereranyije n'abo yabyaraga mbere. None ngo bikaba bituma money power iba nkeya, ngo ko bafite impungenge yuko
ibihugu by'i Burayi bizajya birwanira aba immigrant. Ako ngako ni kamwe. Urumva umwe araza akavuga ati intanga ku isi zaragabanutse, abagore ntibakibyara abana benshi, kuko ufashe umugore muri 70 wabyaraga abana 13, akabyara Nyiraminani, akabyara Nyabyenda, agashyiraho Bucumi, agashyiraho Misago, sibyo na Nyiramisago. Uyu munsi ntabwo bikimeze gutyo. Umugore wo muri Afurika abenshi ni hagati y'abana 4 na 6. Hano mu Rwanda ho byanamanutse rwose ku buryo ngira ngo urumva bamaze kugera nko kuri 3. Nk'aba ngaba barimo gushakana ubu ngubu sinzi ko hari uzarenza 3 2 gutyo. Hanyuma hakaza none abandi bantu nabo bavuga bati ibyo bintu byo kuboneza urubyaro rwose ntago ari byo, kuboneza urubyaro ni bituruka kwa shitani, kuko ubwo ngubwo no kuvuga ngo barababuza kubyara. Ariko nanone wajya kureba ugasanga imirongo ya Bibiliya y'abakurikiza, kuko imirongo ya Bibiliya y'abakurikiza yashyizwemo kubwira abantu ngo nibabyare bororoke buzura isi. Icyo gihe yashyirwagamo hari hakenewe abantu. Uyu munsi ubu ngubu tuvugana barakubwira ko mu 2100 tuzaba turi miliyari 11 n'ibice 2. Ubwo rero wareba wavuga se turagendera kuri Bibiliya cyangwa turareba kuri aba bashakashatsi bavuga ko twamaze kuba benshi ku isi kandi ko nibikomeza gutyo bizaba bibi. Ubwo nahaweho guhitamo, sindi buguhitiremo. Gusa point de vue yanjye nje uko mbibona, uko mbibona kuba abantu baba ku isi ari benshi ku ruhande rumwe ni ikibazo kukwangirika kw'ibidukikije, ni ikibazo kukwangirika k'umwuka duhumeka, akayunguruzo k'izuba n'ibindi bitandukanye. Ariko nanone ntabwo ari ikibazo bitewe nuko ntabwo ari twebwe tugena uko rino sanzure rikwiriye kubaho, uko cyangwa se n'ukuntu rikoze. Hari uburyo ryikorera ubwaryo, niba navuga regenerescence, renouvellement se, hari uburyo ryisazura mu buryo twebwe bw'igitangaza twebwe tudashobora guhita tudetermina. Ariko nyine abaturusha ubuhanga baraza bakaducisha bagaca ibikuba bakavuga bati byacitse, kandi ntiwabahakanya utazanye ubundi bushakashatsi bubavuguruza. Kugira ngo uvuguruze ubushakashatsi bisaba yuko uba ufite ubundi bushakashatsi wakoze, ukagaragaza na suivi, ukagaragaza ibyo wifashishije kugira ngo ubugereho. Ntabwo rero wapfa kuvuguruza ubushakashatsi utakoze nawe ubushakashatsi. Hano rero kuba abantu bavuga ko ari benshi, nje kubwanjye si cyo kibazo, ahubwo ikibazo kiza kuza mu ngorane zivuka kuri ubwo bwinshi bwabo se. Yego, kuri ubwo bwinshi bwabo. Kandi icyo kibazo izo mpungenge ntago ari nje uzigize none njyenyine, ni ibintu bihari kuva mu myaka myinshi, bitewe n'uburyo umugore abyara ababaye, bitewe n'uburyo kurera birushya, bitewe n'uburyo bwinshi butandukanye. Ejo bundi twari turi mu mpaka n'umushuti wanjye umwe bamwita Clement, ni umushushanyi, mu cartooniste, arimo kuvuga ati ko ingagi batazibuza kororoka, twebwe bakaba batubuza kororoka bite. Twahanye ibitekerezo nyine bitandukanye, nubwo tudashaka kuzageraho ngo duhuze 100%. Ariko kunyumvisha yuko ingagi, icyo gihe hari hasohotse itangazo rya RDB bavuga ko bagiye kongera kwagura pariki y'ibirunga kugira ngo zibone aho zororokera, kuko ari ziri kuba nyinshi. Ingagi ntigura imyenda, ingagi ntikenera kwishyurira umwana wa ishuri, ingagi ntikenera kumwambika, ingagi ntago ikenera kumujyana kwa muganga. Iyo irwaye ihita ijya mu bihuru aho ngaho nyine ikagira, kandi n'ibidukikije. Ikindi izana amadovize. Ku rwanjye ruhande kuba hashishikarizwa ko ingagi zororoka cyane, ariko abantu bagasabwa kuboneza urubyaro. Icyambere, umuntu we akora imibonano mpuzabitsina ashaka plaisir no kubyara birumvikana, ariko akenshi si cyo kintu kiba kigenderewe. Kiba hari cyo kigenderewe ni ukuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ikorwa abamike. Ariko ugereranyije n'abashaka kubyara n'ababikora badashaka kubyara bashaka kwinezeza, abenshi nabahe. Rero igisimba cyo, kiriya gikoko cyo mu ishyamba cyo kibikora gikeneye kororoka gusa, ntago gikomeza ngo kibikore cyaramaze no guhaka n'urugero. Sinzi niba ingagi haka iratwita, sorry,
ndaza kunkubita kuko imeze nk'umuntu. Ingagi iratwita rero, ingagi iyo ifite umwana wayo irimo kumwonsa ntabwo ikenera imibonano, ntabwo ari kimwe n'umuntu ubikora kuva asamye kugeza atwite kugeza abyaye, wenda akahagarika iminsi mirongo ingahe ubundi akongera agafatiraho. Rero kugira ngo abantu babone umunezero wuzuye bakura muri biriya bintu nuko biga kubyara abana bake bashoboka. Ikindi gitekerezo nagize kuko ubwenge bwanjye icyo gihe buba burimo gukora cyane, navuze nti iyo urebye ukuntu Bibiliya yakoreshejwe mu kuducakaza cyangwa se mu kudukoroniza, ntekereza ko icyo gihe bashishikarizaga abantu kubyara parce que bari bakeneye abacakara, bari bakeneye yuko abantu bororoka nyine kugira ngo money power iboneke. Njye niko mbibona. Hanyuma uyu munsi ukomeje gushishikariza abantu kubyara, mu by'ukuri waba urimo kubatezamo ikibazo. Ntabwo rero nemeranya n'abantu batemera njyewe nemera imiti iboneza urubyaro, yaba ariyo kwa muganga bakabanza bakagupima bakamenya igukwiriye, yaba ari niyashobora kuboneka Kinyarwanda se mu kanya turaza kuberekamo umwe, yaba se n'umuntu washobora gukoresha buriya buryo bwose bw'umwimerere, ibyo bita onanisme, biriya bavuga ngo kwiyakana. Hari n'abantu bagiye batanga uburyo bwinshi butandukanye wakoresha urunigi burya ni ibintu byo kwa muganga. Ni ukuvuga ngo ushatse kumenya nyine ibijyanye no kuboneza urubyaro, wegera ikigo nderabuzima kiri hafi yawe cyangwa umujyanama w'ubuzima cyangwa poste de santé. Aha ngaha sinabigarukaho ibikoreshwa byose uyu munsi, cyane n'amateka y'imiti iboneza urubyaro, wenda mu gake kugira ngo mbikomozeho, kugira ngo ninza kukwereka umuti abanyarwanda bakoreshaga utaza gutungurwa ngo uvuge uti biriya ni ibiki mugwiza tuzaniye. Nababwiraga imyemerere yanjye, nababwiraga ko njye nemera ko umuntu kuboneza urubyaro atari icyaha. Ubwo nyine icyo ngicyo ninza kukivuga ntuhite umbona nk'umuntu uje gushukana. Hano rero hari uburyo bwinshi abantu bagiye bakoresha mu kuboneza urubyaro. Twabikuye kuyo bita pharmacie principale, aho bakubwira ko muri Egiputa ya kera cyangwa se Misiri ya kera, imyaka 3000 mbere ya Kristo, bari bafite ikinini binjizaga mu gitsina cyabaga gikoze mu musemburo w'imigati uvanze n'amase y'ingona, ahandi ngo bakavanga n'amase y'inzovu. Ibi ngibi kandi barabikoraga, bakaba bashobora gukoresha n'ikinure cy'ingurube, ahandi bashobora gukoresha amavuta ya elayo, hanyuma bakabasha kubyinjiza mu gitsina cy'umugore kugira ngo intangangabo zitaza guhura n'intangangore. Ibi ngibi barabikoraga, bakabikora mu rwego rwo kugira ngo nyine babuze gusama. Hari n'ibindi bakoraga fermentation y'ingano, bakabasha kumenya ko bazabyara umuhungu cyangwa umukobwa bakoresheje kunyara ku ngano. Bagafata ingano nyine bakazishyira ahantu bakazihagarikaho, hanyuma nyuma y'igihe runaka bakareba ukuntu zitwaye. Kwa kuntu zitwaye bikabamenyesha niba umugore yarasamye, kandi bikabamenyesha niba azabyara umuhungu cyangwa se azabyara umukobwa. Hano aya mateka yo kuboneza urubyaro muri Misiri ya kera, kandi ubwo nituvuga Misiri ya kera ntihumva ubuso uyu munsi bwashyizweho n'iriya nama ya Berlin y'1885. no uvuga ngo Misiri, iyo bavuze Misiri ya kera, Egypt ya kera, na hano harimo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi byakoreshwaga mu bice bitandukanye. Hari aho nahoze mbona ngo muri Afurika bakoreshaga amafu y'ibinyabijumba nk'ibikoro cyangwa amateke, bakabivanga n'urubobi bagashyiraho, bakabikoramo chiffon, hanyuma ngo bakayipfundikiza ku gitsina. Mu masaha runaka intanga zaza kujyaho ntizibashe guhura n'intangangore. Hanyuma nyine bwabaga ari uburyo bwo kubuza intangangabo kwinjira ngo zihure n'intangangore. Hakabamo no kugabanyiriza umugore ubushyuhe, kuko muri uyu mugore kugira ngo asame hari ubushyuhe runaka bisaba. Hanyuma rero ngo muri uwo muti nyine nari nkubwiye bavangagamo n'ibindi byatsi. Hari ahandi rero numvise harimo utuntu tumeze nko gukabya turi kuri uru rubuga rwa pharmacie principale, aho bavuga ngo bamwe ngo banywaga amazi bogesheje umupfu,
abandi ngo bakanywa bakarya umugati ukoranye n'ibishashara harimo n'inzuki zipfuye. Ngo hanyuma ngo handi naho ngo bifashishaga amazi y'abacuzi. Urabona abacuzi iyo barimo gucura, donc les forgerons, iyo barimo gucura ku muvuba icyuma noneho barangiza kugifasona neza, baba bafite amazi bahita bakijabikamo kugira ngo kigabanye ubushyuhe. Biriya mbizi hari ahantu twayaga tubivuga nyine kera nkiga, ibyo bita acier dur trempé n'ibindi ahantu twiganye muri leta ndabashoje. Hanyuma iriya acier dur trempé ayo mazi bayitrampamo, ayo mazi bayijabikamo, ngo akaba yarafashaga kuba wayanywa ukamara imyaka runaka 3-4 utongeye gusama. Hanyuma ahandi naho ngo bashoboraga gukoresha umuhondo w'igi, sinzi uburyo bawukoreshaga nyine umuhondo w'igi bakawintroduiza mu gitsina. Hanyuma hari ibindi rero ngo kwiyuka ibishishwa by'ibiti, abandi ngo baryaga ibitoki bibisi n'ibindi bitandukanye. Bagendaga bareba hirya no hino ku isi amateka yo kuboneza urubyaro, aho mu 1930 ahitwa Autriche des Alpes d'Autriche bakoreshaga amababi y'ibiti n'amashami n'ibishishwa byabyo mu kurinda gusama, ndetse yewe no kuba babinywa mu gihe basamye bagira ngo iyo nda ntivuke. Bakoreshaga arsenic rero. Arsenic uranikira ni arsenic, ntabwo nibuka neza arsenic, ariko niba wibuka icyo arsenic bivuga wandike muri commentaire utubwire. Hari biba bihise binshika kandi nari mbizi arsenic. Okay, harazamo ijambo arsenal, arc n'ibindi, ntabwo mpita mbigira ntabivangavanga. Wibuke neza utubwire arsenic icyari cyo. Arsenic rero hano ngo yarakoreshwaga mu gukora contraception ndetse na avortement, no kuvuga kwirinda gusama ndetse no kwirinda no kuba wakuramo inda igihe yamaze kugeramo. Hano hari ubundi ni bande bakagombye kuboneza urubyaro, ni bande bakagombye kuboneza urubyaro. Abantu bakagombye bikina cyo ntago kivugwaho rumwe. Abakagombye kuboneza urubyaro cyane ni abagore bafite abagabo babo, cyangwa se niyo badafite umugabo we ariko akabazi ko akora imibonano mpuzabitsina, afite umuntu bakorana imibonano mpuzabitsina ku buryo atinya ko yamutera inda kandi wenda batari bitegura gushakana. Abandi bashaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko hano biraza kuba ikibazo bitewe n'imyemerere abantu bafite. Abantu bumva ko gukora imibonano mpuzabitsina hakagombye kubaho mariage byanze bikunze, kandi bikarangira batabashije kubikurikiza bikarangira n'ubundi wa mu nzu yawe n'undi ukabona ushudutse uri kumwe n'umuntu mwaringaniye mu nzu murimo muganira, mwansangira akarahure kamara ko bafata ugasanga harubara ibyo mukoze, cyangwa se ukajya kumusura n'ubundi ari uzi kuri umusure gusa bikarangira ubikoze. Hari wahoze ari kugisha inama ku rubuga avuga ngo yagiyeyo ngo yari amaze iminsi 2 ngagiye mu mihango, ngo hanyuma ngo imihango ngo yari itararangira, ngo barakomeza baraganira ngo birangira ngo umuhungu amufashe ku ngufu, ngo ese ngo ubwo narasamye, ngo ko nari maze iminsi 2 ngiye mu mihango, wanasama nyine. None se utekereza yuko iyo umuntu ukifite igihe erega iburumbuke bw'umuntu uri hagati y'imyaka 18 na 25 ntabwo ari bwo bw'umuntu uri hagati y'imyaka 30 na 40, bigenda bigabanuka. Ubwo rero niba uri mu gihe cy'uburumbuke bwa bundi uri intense hamwe, cyangwa se binatewe n'ukwezi kwawe, kuko kubara ukwezi rega nacyo ni ikindi kibazo. Mumenye kwiga kubara ukwezi, ubwo nyine ushaka kwisanga yari bigukoreye uri mu mihango, ariko n'ubundi ntanga ikagera mu mubiri igategereza yuko iyindi yongera kuza, ntawamenya. Byaterwa n'uburebure bw'ukwezi kwawe, kuko uramutse ufite ukwezi kugufi rwose wasama kandi uri mu mihango. Nubundi nukujya witonda. Ubundi ikintu cya mbere cyakagombye kurinda abantu gusama inda zitateganyijwe nukuba wirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se ukirinda gukora imibonano mpuzabitsina yose, kuko ushaka no kwibwira ko ukingiye n'ubundi kuba wakingiwe ntibikubuze, kuba wikingiye ntibikubuze gusama, bitewe nuko hari ukuntu agakingirizo gacika, hari ukuntu agujijisha kagakuraho,
bakobwa rwose ni namwe dore muhura n'ingorane cyane kurusha abahungu. Mujye mwitonda gusama inda itateganyijwe mana n'ubuhamya bukomeye. Rero hano haraza ibyakoreshwaga mu Rwanda rero, kuko nakubwiraga muri misi ya kera, ariko hari ibyakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere. Mu Rwanda rwo hambere, mbere y'umwaduko w'abazungu, ntabwo bareberaga gutyo gusa ngo bavuge bati umukobwa wacu ubwo atari yashyingirwa buriya azasama ari uko yashyingiwe. Wapi, habaga n'ibyo bitaga inda z'indaro, nyine bitakivugwa uyu munsi. Gasanga hagiye kubaho kohera ntago ari ukuroha mu byumve neza. Kohera no kugenda bagasa nk'abaciye umuntu mu muryango akazajya gukurira ahandi hantu. Bakundaga kubohera ngo ku kirwa cy'Ijwi bagatwarwa n'abashi. Hano mu Rwanda rero ibintu hakoreshwaga maji bita kumanikira rero byakorwaga kenshi na nyina w'umukobwa cyangwa nyirasenge cyangwa undi mubyeyi mukuru kuri we. Hari imihango yamukoreraga ku buryo adashobora gusama mbere yuko ashaka, ariko atiyandaritse birumvikana. Ntabwo yabaga yiyandaritse, ni ukuvuga ngo bwabaga ari uburyo bwo kumuporoteja kugira ngo ibyo bintu azabikore agiye gushaka. Hari n'ibindi twagiye dukomozaho mbere. Hari n'umubyeyi watwemereye kuzabidusangiza iryo deni, wumve kuri mfitiye, ntago aba mu Rwanda, aba hanze. Watubwiye ko uzadufasha kumenya ibi bintu bijyanye no kumanikira nuko byakorwaga. Nyamuneka ukaramuka ubonye kino kiganiro uzanyandikire, kuko nimero yawe narayibuze, nabuze telefone. Mfite telefone ubu yazimye, rero nta nimero ye mfite ngo mbashe hari telefone yanzimanye, hanyuma nimero nanga kwishyira ahandi hantu. Uzanyandikire kuri 0734 94 7655 0734 94 7655 kuri WhatsApp. Uzahita mbibona, hanyuma dusangize abakunzi bacu iki kintu, kuko harimo abagikeneye. Kunywa rero imiti ihagarika gusama hakiri kare cyangwa gusama utarageza igihe, ntabwo akenshi byakorwaga n'abakobwa, kuko ntabwo babaga bateganya gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko kuri iki gihe ubona ko bisa nkaho birakenewe ko abakobwa banywa imiti ibabuza gusama hakiri kare. Abantu bakavuga bati se umuntu yaboneza urubyaro atari yabyara? Yego nyine, none se ubwo urumva nyine ko ibintu byahindutse. Buriya rimwe kabiri ntiruta rimwe. Ariko twavuga ngo iki buriya twavuga ko mu Kinyarwanda undi baravanga ibi birarutanwa. Hari ukuba se navuga gute, hari ukuba umuntu yakora imibonano mpuzabitsina, ubwabyo ni bibi. Gukora imibonano mpuzabitsina utari washaka uri umukobwa, ndabibabwira si uko nabikurikije, ariko ndabibabwira kuko nzi ububi bwabyo, sibyo? Gukora imibonano mpuzabitsina utari washaka ubwabyo ni bibi, ariko kuyikora utari washaka ukongeraho kuyikora idakingiye, cyangwa se ukongeraho kuyikora utirinze gusama, ni bibi kurushaho. Urumva ko byombi ni bibi. Gukora imibonano mpuzabitsina ni bibi, noneho kuyikora utikingiye ni bibi kurushaho. Ubwo rero bibi birarutanwa. Afazari wayikora ariko wanikingiye, kugira ngo kwanga ndumvikanye neza simbizi nyine nawe igifu kivangurira. Ariko ari igihe biba byacanze. Hano rero tugiye kureba kuri uyu muti twabateganyirije, kugira ngo nababwiye ko ngewe ni ukuvuga ngo no gukuramo inda nabyo hari igihe tuzabivuganaho. Ese mugwiza wemera ko, cyangwa reka mbaze wowe, ese wemera ko umuntu aramutse asamye inda atateganyaga yafashwa kuyikuramo bitewe n'uburyo yayisamye? Wayisamye afashwe ku ngufu, wayisamye ayitewe na mwene wabo, wayisamye bagapima bagasanga ishobora kumugwa nabi nk'umwana w'imyaka 10 bisanze atwite, kuko imyaka umubiri we ntago wari wakabaye witegura kubyara. N'uwayisamye ndumva ari ibice bine. Wakwemera yuko ivamo? Ngewe arigenza abasangiza uko mbyumva. Hano rero hari izi mbuto uze kuzibereka neza, kandi
ikindi wenda ntababwiye ubushize nuko ibintu byose bijyanye n'imiti ntabwo wakagombye kubishyira mu kintu cy'icyuma cyangwa icya plastique swati ikirahure cyangwa igiti kuko nibyo byonyine bishobora gutuma umuti ugumana umwimerere wawo. Yego, utungutu ureba hano ni utubuto tw'ipapayi nafashe dukeya kuko ntabwo nteganya kudukora, nta na komande mfite y'umuntu ngo mubwire nti wa muti nawe ukoze ngo n'ujyane, nanze no kwirirwa ntusya kuko ntabwo turuma. Ubundi urabanza ukatwanika tukuma neza. Iyo umaze kutwanika tukuma neza rero ikindi ukoresha ni umunyu w'igikukuru. Uyu munyu w'igikukuru nabazaniye hano ni umunyu ufite parti ebyiri, hari iki gice gikomeye hari n'iki gice cyoroshye. Urafata ugakuba noneho ukabasha gukuraho umunyu hano. Cyakora buriya mu bagorozi ushobora kubonayo n'umunyu w'igikukuru ariko useye. Hanyuma ikintu ukora uhita uvanga, ufata imbuto z'ipapayi zingana n'umunyu bikangana, donc bikaba ari portion zingana. Ukuvuga ngo imbuto z'ipapayi warufashe niba wabonye ari ikiyiko cyose, ubwo urongeramo ikiyiko cy'umunyu wa gikukuru uvange neza, hanyuma ushyire muri blender usye. Numara kuzisya rero ukabona ka gafu, ni ukuvuga ngo igihe uzaba wisanze wakoze imibonano mpuzabitsina idacingiye kandi uzi kuri mu bihe by'uburumbuke, urabyuka mu gitondo cya kare ugahita ufata igikombe cy'amazi y'akazuyazi ugashyira mu igice cy'igikombe, donc igice cy'itasi, ugafata itasi ugashyiramo akayiko k'uwo muti w'izo mbuto z'ipapayi zivanze na gikukuru, ugakoroga neza ugahita umira. Ntabwo ugomba kumviriza, ntabwo ugomba gutegereza ngo wumve niba biryoshye cyangwa se ngo umere kabi. Uhita ukora ku buryo umira nyine, ukamira ukagotomera vuba vuba. Wamara kugotomera vuba vuba wenda wasubira kuryama ko bitera isereri. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 10 ukoze imibonano mpuzabitsina. Iyi ngiyi ni nka pilule dirandome, ni pilule dirandome ariko ya gakondo. Kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 10 ukoze imibonano mpuzabitsina, pilule dirandome ndumva ikora amasaha 48 gusa, sinibuka neza amasaha imara, ariko uyu muti wo uri efficace kugeza ku minsi 10. Nguvuga ngo umuntu wafashwe ku ngufu muri iki cyumweru ukaza kubona iyi video ukirimo kwirukanka kuri RIB, ukirimo kuvuga ngo ugiye kurega ko bagufashe ku ngufu, fata uyu muti ugotomereho mu gitondo, nejo mu gitondo wongere, nejo bundi mu gitondo wongere, ubikore nk'iminsi nk'itatu. Ntabwo inda ishobora gufata kuko ubushyuhe bwo mu mubiri muri izi mbuto z'ipapayi harimo umuti ubuza umubiri w'umugore kugira ubushyuhe, kujya ku bushyuhe bwa ngombwa butuma intangangore ibasha guhura n'intangangabo. Nuko nguko ni ukuvuga ngo ariko uyu muti ugenewe abantu bahuye n'icyo kibazo gusa cyihutirwa. Ntabwo ari umuti wakoresha uri umugore mu rugo uhora ukora ibyo bintu. Ntabwo ari umuti wakoresha cyane utazi neza ukwezi kwawe, ko bisaba ibintu byinshi. Uyu muti bizangombwa ko tugarukaho dusobanure neza, twakoze na documentation neza, kuko uyu muti bisaba yuko uwukoresha ari ikintu cyakubayeho nk'impanuka. Bakobwa birirwa mu mageto mugenda mu gitondo na nimugoroba, uyu muti ntabwo wagufasha. Wawunywa mu gitondo, ejo wakongera wabikora n'umundi yanda igafata, bitewe nuko ntabwo ari umuti mbese ugenewe abantu biyendarika. Ni umuti ubundi ufasha muri cas d'urgence, niko nabivuga. Cyangwa se wenda niba wanagufasha ukiyemeza kujya uhora umutima usaba yangwa, kuko uyu muti ugutera isereri. Ariko naravuze nti nubwo uyu muti utera isereri ugatuma umuntu yumva arimo kubirinduka, ibyo byose ntabwo bibirindura kimwe n'iyo urimo kuruka indara amaze gufata, cyangwa se ntabwo byakubirindura kimwe n'igisi. Ubwo rero uzahitamo niba
wagiranye ibihe byiza na sheri wawe ku munsi runaka, hanyuma ku munsi ukurikiyeho ukaba wagombaga kunywa kuri uyu muti kugira ngo wirinde, ariko ukavuga uti reka ibyo bintu bitera isereri sinabinywa, ubwo uzahitamo hagati y'ibitera isereri n'igisi, sibyo? Turabashimira cyane rero mwese mwakurikiye iyi video. Niba twari turi kumwe kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, ndagushimiye cyane, ni ukuri uri agaciro gakomeye. Reka tuzongere mu yindi video dukomeza kugenda tuganira uko tubonye ubushobozi, uko duhawe tubonye uburyo tuzatubasangiza nibura umuti umwe kugira ngo ibintu bigende neza. Ciao ciao.